Mbaye ikaza cyane mbaha makuru agezweho. Ikipe yambara ubururu n'umweru iritegura umukino w'ikipe ya PRFC kuwa gatandatu saa 12 za nimugoroba. Ni umukino w'indyankurye, ni Derby Rayon Sport yahigiye gutsinda kandi igatsinda bimerita mu buryo bwuzuye cyane. Ni munyamure tuganire cyane makuru agezweho muri iyi kipe ikunzwe na rubanda bato n'abakuru, twese tuyikunda nta bunebwe. Mbaye ikaze rero tuganira ku makuru agezweho muri Gikundiro, mwese mbaye ikaze aho muri hirya no hino kwisi ndetse no mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Mpuzaniye udushya n'amakuru agezwa muri Rayon Sport ukwiriye kumenya n'umuntu mukunzi wa Gikundiro. Iki kiganiro cyose nukirabuka kirangiza ndabizi urunguka byinshi kandi urasobanukirwa tactique z'umutoza twari ingingo Francis Christian Mbaya, aho uyu mugoroba baganiriye cyane ku kintu bita video, bagenda bareba imikinire y'umukeba uko bagomba kuzamwitwaraho neza cyane. Nibenye kuba nkugarukira kubera ko jewe niba nagiye mu nzove mbaraje ushaka amakuru kandi nkamenya buri kimwe cyose igishoboka kitatuma ikipe ijya mu kaga, kitatuma ngaragara nk'umugambanyi wa Gikundiro kandi nanjye ntayanga, ndakibabwira kugira ngo abakunzi bayo mwicarana amakuru yuzuye. Hanyuma kandi nabahemaze kuba ikaze mwese mwicara mugubwe neza mbaha amakuru ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi turi kwa kane, ni tariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026. Tariki ya mbere ni kwa gatandatu saa 12 za nimugoroba hateganyijwe umukino wa derby uhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya PRFC. Ni Rayon Sport izaba yawakiriye. Ni umukino uhuza imbaga ndetse ugahuruza imbaga, dore ko n'abatuye mu bihugu bitandukanye mu karere duherereyemo bari mu nzira baza kureba uyu mukino ubari injyana muntu. Ni umukino munsi wa 29 Rwanda Premier League, ni umukino uzadetermina neza ninde ugifite ijambo ku gikombe. Ese na PRFC izakonfirma ko igitwaye kandi bwa karindwi yikurikiranya, cyangwa Rayon Sport izakomeza kuyiharanya mpaka ku mwisho wa nyuma. Ubwo rero ibyo byose mbishingiyeho reka mbabwire amwe makuru uwitwara ingingo Christian Mbaya yabwiye abareye ko afite ibanga rikomeye kandi arabwira ngo mwoye kugira ubwoba, nimugura amatike muze murebe ikipe yanyu kandi apere nkuko ikinira mu mahoro igatsinda, ni nkuko yanahatsindirwa, natwe tuzakinira dushaka gutsinda. Hari ingingo Christian Francis Mbaya, umutoza uheruka muri Rayon Sport 2023 yahesheje igikombe cya mahoro Rayon Sport iheruka gutwara, niwe wagitwaye abantu barabyibuka. Waganira n'itangazamakuru umunsi w'ejo hashize kwa gatatu, yabwiye abantu ko umupira w'amaguru nta mukino usa n'uwundi. Agaruka cyane ko Rayon Sport imaze iminsi itsindwa na APR ndetse mu mikino igera kuri 3. APR imaze gutsinda Rayon Sport ibitego 9, ni ibitego byinshi kuri kimwe. Birumvikana abakunzi ba APR kavuga bati tuzaza kuzuza 10 byanze bikunze mu mikino igera kuri 4 tuyuzuze. Abakunzi ba Rayon Sport kavuga bati ako gasuzuguro nk'akimbebaze mu rasiribateri ntabwo tugakozwa ntitugashaka ndetse ntaho mwahera mu bidutsinda. Ubwo rero hari ingingo Christian Francis Mbaya mu myitozo y'uyu munsi muri session zabaye mu gitondo, nubwo video nyabaye ikigoroba mumenye ko yabaye mu gitondo. Ikintu bakoze uyu munsi bize cyane cyane ku matactique ajyanye no kubloka imipira ndetse n'uburyo bwo kugarira, kuko muri filosofie cyangwa se mu buryo bwe mu buryo bw'igena mikinire ye arifuza ko Rayon Sport izabanza gukina yugarira kugira ngo ibanze gufunga APR ibanze ibure igitego. Akavuga ati mu minsi yashize Rayon Sport agiye igira ibibazo byo kwankesa igitego mbere, niwumva babanga ikipe ngo yankesa igitego donc gutsindwa igitego mbere cyangwa ikabanzwa. Ibyo bintu byarabaye kuri Gorilla, ibanzwe igitego Rayon Sport ikishyura byagoranye, nubwo yakishyuye mu gice cya mbere kino kirangira cyari ndashimiye kuri kufura mu gikombe cy'amahoro. Hari nyuma kabango nkurikije imikino maze iminsi mukina kubera iki mushobora kuba mwankesa ibitego mutsindwa ibitego mbere. Aravuga ati rero ikipe ya PRFC ndayizi, ifite abasore baz'umupira, ifite abakinnyi beza bawinga bashobora kuduteza danger, ikagira abasore bakina hagati bashobora kuduteza danger, atangwa no nshaka kubanza kwica ndetse nkabanza nkahatiwa nkaharangiza. Umupira w'amaguru na amayeri na tactique bakora. Uyu mukino nk'uyu wa derby ntabwo ukinwa uratsindwa. Kuri ari ingingo Francis Christian Mbaya ikintu yavuze cyane yafashe umusore witwa uyu musore kwa Ramadan Chimanga Chirembe, uyu nguyu mureba nashyizeho hano, aramubwira ati wowe mission yawe ni nziza nkeneye cyane ni ukubanza kubika umuntu witwa Cheikh Djibril Watala, niba bari babanza akaza gusa n'abanza kuri atake, niba akira William Togwimel uwo bazakuzanira wese ufite ubushobozi bwo kumuhagarika. Yagiye abereka kuri mugoroba muri science video biga kuri analyse ya video uburyo APR ikinamo, agenda abereka uburyo bwose cyane cyane yahereye muri defense. Kwizera Olivier ntacyo kumuvugaho, we Kwizera Olivier iteka abari très dangereux, abakurikira umukino kandi anytime abashobora kuba yakora impinduka zishobora gutuma ikipe ibona igitego.
Kwizera Olivier nubwo hari n'abavuga bati njyanakora neze n'impinduka zatuma ikipe itsindwa kubera utuntu tw'umanyeri yihariye, ariko Kwizera Olivier umukino wakaniye ntabwo yapfa kuwutakaza gutyo gusa. Ubwo rero mwaramubonye ahamagarira abareyo kuza kuri match, kugura amatike kaza kuri match. Nawe niba uri umureyo gura itike umugoroba ukimara kubona iyi video cyangwa se mu gitondo cyo kwa gatanu ugategwa n'igihe ubonera iyi video, wumve ko Rayon Sport hari ingingo n'abakinnyi ba Rayon Sport bose bavuze ngo mwoye kugira ubwoba, ariko burya ngo yagukanze n'ijya inturo. Niyo mpamvu bavuga bati nyamuneka n'umureyo wimvagamo ubwoba naze nagure tukazarebe ikipe yiwe kuko twiteguye guhangana na APR kandi twatsinda. Ngikomeje rero muri iki cyamunsi bakoze science cyane cyane kuri video, baravuga bati noneho mwebwe nimukora iki, nimureke tugende tureba amataktike ku mataktike, ngene mbere kukuntu ikipe ya APR igenda ikora amakroisement iyo igeze muri zone offensive. Iyo batangiye kwataka babigenza bate, dore ukuntu babigenza. We yabiberekaga kuri video agahita bereka ngo noneho tugomba kugira gute, tugomba kwica iyi kombinezo mu buryo. Umutoza nicyo kintu abagomba gushoboza undi, nicyo wumva ngo amataktike umutoza yabayahe. Ikipe ifite uburyo ikinamo, ifitemo uburyo ikora animation de ballon mu gihe yifite. None wowe nk'umutoza niba ugiye gukina n'iyo kipe wereka umukinnyi wawe, wowe niba ubona runaka aciye ahangaha hita ucanga kugira ngo ufunge iyi gapu ataza kwicisha umupira. Dore babikoze gutya, babikora gutya kuri ikipe ni niriya baratsinda. Hari ingingo nicyo kintu yabaganirijeho cyane acitsaho, ndetse ku munsi w'ejo ku gatanu haba mu gitondo cya kigora muri decrassage za nyuma, ntekereza ko kiri mu bintu bazongera bagasubiramo mu myitozo yabo kugira bagende bagira gute, bagende bakimemorizinga cyangwa se bakimasteringa mu buryo bwuzuye. Hari ingingo kabati rero, niba mvuye mu badefenseri banyamaze kubereka uburyo attaque ya APR bihagaze, na attaque birimo abasore barimo ba Sheikh Jibril Watara amaze iminsi utsinda ndetse yanashobora Rayon Sport, yewe Togwi William ni umusore utabonamo byinshi cyane, Wakletien barayikunda abakunzi ba APR ariko ajya kunda gutsinda ku makipe akomeye. Akabati uyu musore nawe mugomba kumufata gutya mu buryo ubwo yarimo afata uwa muri APR, niba ari umwataka ahita abubwira ngo noneho wowe mu defenseur wanjye uri Yusundi yanyu uri Chimanga William Ramadan Chimanga Chilembi, ugomba gufata umuntu mu buryo. Hanyuma agahita ajya kurana kwagana ijuru Elia, akabati hano hantu ashaka guca Kiwanuka cyangwa agaca mu Gisha Gilbert. Ni abasore bihuta cyane afite umuvuduko kuri pace yo hejuru, ugomba gukora management ku buryo mu gihe dufite umupira ushobora kuzamuka, ariko ukazamuka uri shuwa ko ari umuntu wasize inyuma cyangwa se ntunazamuke cyane. Kuri iyi match jewe kwa gatandatu niteze kutazabona abasore babakina kuri wing backs za Rayon Sport cyane cyane, wenda ndavuga nk'abakina ku ruhande rw'inyuma. Kuri gatatu kwa Elia Ganijuru no kuri kabiri kwa Kabange siniteze kubabona bazamuka cyane, oya, kuko APR ifite amatrete akomeye cyane. Ufite umusore mu Charge Libere barafinda, ifite umusore witwa uyu nguyu witwa Hakim Kiwanuka, umusore w'umuhanga cyane wihuta ufite umuvuduko mwinshi. Twarana mubonye APR maze iminsi ikina amakipe menshi katsindisha kuba yibagirwa gata imyanya, ndetse n'ibintu Rayon Sport tabyitondeye byazayikoraho. Mu gihe baho umwanya Kiwanuka kwirukiramo bazarya byinshi, mu gihe baho umwanya witwa Mushaji Liberi mu mahoro barabizi ko asanzwe hagira amahirwe gutsinda ibitego. Rero hari ingingo niba kakana yakibagiwe yaba yahombye, ariko nekeza ko natakibagirwa kuko barabizi neza ko APR mu kibuga kinini ikina neza kuko ifite icyo bita endurance nyinshi, irarusha Rayon Sport. Abantu babwizanye ukuri tuye twemera, iturusha ikintu bita endurance, imbaraga z'umubiri, donc umwuka physique bameze neza. Rayon Sport yagiye igira ibibazo byo guhura n'abatoza bagenda bagira ngo niba abahigi benshi bayobye imbwa, babahigi benshi iyo bayobeje imbwa gute. Uyu mutoza araza mu kwezi kwa mbere kwa kabiri ikipe yarimo gufatisha akabaragiye, ejo akagaruka hakaza undi nawe agahanyanyaza agateramo ibyo mu bakinnyi bakabatangiye systeme nshyashya. Ibi byose byagiye biba kuri Rayon Sport na champion ikomeza. Iki ni kimwe mu bintu genda n'ubunjya nicara nk'abana Rayon Sport naho yari amabuye, kuko impamvu yagiye igira ibibazo byo kuvangirwa mu buyobozi bwayo. Ubuyobozi bwabo buraza butangira kuvangirwa mu bakinnyi, mu mahitamo y'abakinnyi bazanye, bakavangirwa mu batoza bazanye. Niba nabahige ngo bagire ikintu bita persistence, kwihanganira process y'umutoza kugira nibura yubaka ibintu bye bigira umusaruro, ahubwo bagahita bamwirukana. Ibyo byose rero mu gihe ubikora n'abakinnyi batari dynamic, badakomeye, badahari, iteka umutoza ngajye aze wenda kanagira mu birenge by'uwo asimbuye akomerezeho, ahubwo akaza asenya yubaka ibye. Ibyo byose bigira ikiguzi bishobora gusaba mu buryo bwa kinyamupira kugira ngo ikipe uvuga ngo irimo irakina neza. Ngiye kubwa nyine ndacyabisubiramo, inkuru yazaba yuko Rayon Sport yatsinda APR, ntabwo inkuru y'aba APR yatsinze Rayon. Ibi ngibi ndababwira nk'umuntu ukunda umupira wifuriza Rayon Sport intsinzi n'urugero, ariko ntabwo nakwirangiza ukuri k'umupira w'amaguru nyine. So ukuri k'umupira w'amaguru kubaho kubera yuko
tuzi twese amaderby yagiye aca mu myaka yashize, iyo wasanga ikipe igenda iwaya ya kipe itizewe, ya kipe isa naho itari danje, niwe wasangaga ikora amabara, niwe wasanga ifata umuntu ikamujwibura ibintu bigacika cyane. N'ubu nta cyatangaza kibamo kuba APR yahabwa amahirwe kuri uyu mukino, ariko adasanga Rayon Sport yiteye nk'igitego asanga gihezemo. Birasa nibigoye, ariko umupira w'amaguru igihe iminota 90 itararangira nta muntu wakwishyiraho iherezo cyangwa yumve ko umukino yamaze kuwutwara. Muzarane n'abantu baje bafite confidence ku bibuga inshuro nyinshi batahabarira. Ubwo rero abantu bitonde, abazaza kuri stade bitonde, bazaza bazi ko ibyo bintu byombi bishoboka. Hari ingingo yisajya mu kibuga hagati, afata abasore ba Abedilo kandi Bigirimana, afata witwa Likao Kitoko Maestro Pizarro, afata Richard Ndayishimiye, abereka mission ashingiye ku bakinnyi ba PRFC barimo abasore abitwa ba Dauda Yusuf Dauda ni ubuyoboye rwose, ni ushobora kugena umupira aho ujyana umukinnyi w'umuhanga cyane. Sekiganda akomeje gukorera kurane muri APR, sinzi n'abazaba yagarutse ameze neza ari we 100%, ariko APR ifite ibisubizo byinshi, ifite mu musore witwa Memele Ofudawo, sinzi n'abazaba ari muri mu nyamuhanga 8, ariko ikanagiramo witwa Pacifique, kagira Ruboneka John Bosco nawo bumeze neza cyane mu mikino nk'ingiri kapitale. Bo APR yagendaga abereka buri muntu kinyi wese ushobora guteza ikibazo mu gihe afite umupira n'uburyo ashobora kuwukinamo butandukanye, akanabereka ni gute mwahagarika iyi system y'uwo mukinyi arimo akinamo. Nibyo umunsi bagiye bigaho cyane. Hanyuma agera muri defense, ubwo kujya muri defense no guitereka abataka ba Rayon Sport cyangwa bakwiye gukora kugira ngo babyaza umusaruro amahirwe babonye ko bagera imbere y'izamu rya PRFC. Ubundi PRFC ikomeye cyane iyo umaze kunetraliza hagati yabo, nigwa wabona uko usora imipira iva hagati ishobora kujya kubataka bawe. Aganira cyane witwa Asumandi Kumana, aganira n'umusore witwa Mugisha Didier Taichi ndetse na Habimana Yves, bose agiye basobanura bereka ukuntu kwe gukina. Aragaruka kuri Azizi Kuranya Basani uvuga uti genda shaka gusabira imbabazi abareyo muri stade Amahoro, amwereka ukuntu muwinga kwiriye gukina kugira ngo abe yabyara umusaruro. Ni ibintu byinshi cyane uyu munsi agarutse mu mugoroba mu by'ukuri, ariko byose bigamije gutegura abakinnyi mentaloma, kubera ko imikino nk'iyi ngiri kapitali inshuro nyinshi umutoza ntabwo abwira abantu ibintu byinshi cyangwa abakinnyi ibintu byinshi, icyo babwira ni uburyo buri tactique bwo gukinamo gusa. Ibi ni byose abakinnyi bashobora kubyikontorera bakabyimenyera. Ku musore nka Bedi ushaka kwigurisha, ku basore bagiye batandukanye ba Rayon Sport bakeneye kongererwa amasezerano, uyu ni umwanya wabo kugira ngo twongere tubabone. Abakunzi ba Rayon Sport namwe aba sportif mubana nanjye, reka ngere ku musozo w'iyi video mbashimira cyane ko tubanye. Ku muntu wamaze gukanda subscribe ndagushimira cyane, niba nawe utarabikora nagusezerana ngushimira ko ugiye kubikora.